uwo ninde Satani ntateze na rimwe kuzakwambika icyubahiro. Satani ntateze na rimwe kuzakubwira ngo ubayeho. Satani ntateze na rimwe kuzakwambika agaciro. Satani ntateze na rimwe kuzakuzanira indoto z'icyo ushaka. Buri gihe Satani azana ikinyuranye n'icyo ushaka. Buri gihe Satani azana ikinyuranye n'icyo Imana yakuvuzeho. Reka nkubwire, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Gorogota twahahwerewe ubuzima. Niwo mugambi watumye Yesu aza mu isi, aramanikwa, amanura igisambo, ndetse n'igisambo kimwe yagihaye ubuzima kugira ngo amina. Turabatsinda. Warangije gusenga se? Kugira ngo amina, haleluya. Kugira ngo amina, haleluya. Ntago mbumva haleluya. Akaruru kwa Yesu, haleluya. Iyambure. Niba amaze kwiyambura ibyo Satani yarakubwira mu nzozi, ugiye kwambara icyo Imana yakuvuze. Reka nkubwire, ibyiza n'ibyo Imana igushakira. Imana igufiteho umugambi mwiza, nicyo cyatumye itanga umwana wayo. Aremera, araza ajya ku musozi wabambwagaho ababi. Araza umwana wayo anyura ku musozi witwa Golgota wabambwagaho abagome. Umwana w'Imana araza anyura ku musozi wabambwagaho bakatiye urwo gupfa. Kuki atanyuze ahandi heza? Utakinyura i Yerusalemu ngo agende agubwe neza. Yanyuze ahabi kugira ngo ikibi cyose umwanzi atwambika agihindura icyiza. Mvugira ngo amina, kuko Imana idufiteho umugambi mwiza. Reverend Moses, ndahanuye ku buzima bwawe. Hanuye icyiza mu izina rya Yesu. Ambara icyiza mu izina rya Yesu. Ambara icyiza mu izina rya Yesu. Ambara icyiza mu izina rya Yesu. Icyo cyiza wifuje Imana ikiguhe. Icyo cyiza wifuje Imana irakikwambitse. Icyo umwanzi yakwambuye Imana irakikwambitse. Umwanzi yakwambitse ubucocero, Imana ikwambitse ibizima. Umwanzi yakwambitse iby'abapfu, Imana ikwambitse iby'abazima. Umwanzi yakwambuye icyubahiro, Imana ikwambitse icyubahiro. Haleluya, haleluya. Niba uhari mvugiriza haleluya, haleluya. Mera Yesu icyubahiro mbumve. Turi ku musozi Golgota. Umusozi wapfiragaho ibisambo niwe twaboneyeho ubuzima. Umusozi wapfiragaho baruharwa niwe twaboneyeho ubuzima. Umwana w'Imana aremera aca bugufi awunyuraho kugira ngo tubone ubuzima. Ayiwe, ongera umvugire ngo haleluya. Niba wageze i Golgota, niba turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo watuze ururimi rwawe uvuge ngo nambaye icyo umwanzi yari yaranyambuye. Ayiwe. Ndagira ngo wongere watuze ururimi rwawe. Oya, ntabwo ndabumva. Ongera uvuge ngo nambaye icyo umwanzi yari yaranyambuye. Haleluya. Umva neza ko cyambaye. Hayiwe, umva neza ucyako cyambaye. Yesu arakikwambitse mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Yeremiya 15. Yeremiya 15 umurongo wa 20. Yeremiya 15 umurongo wa 20. Kandi nzakugira inkike yubakishijwe imiringa, ibi gihome gikingiye abo bantu. Nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha, kuko ndi kumwe nawe ngo ngukize kandi ngurokore, niko Uwiteka avuze. Ntabwo ari Reverend Moses ubivuze, no Uwiteka uvuganye nawe. Uwiteka avuze ngo iki? Topi nini lesi deko, taki deko, nini lesi deko, topi nini lesi deko. Nzakugira inkike yubakishijwe imiringa. Nzakugira inkike yubakishijwe iki? Zahabu. Bivuze ngo ndi uw'agaciro, bivuze ngo uri uw'agaciro. Niwo mugambi Imana igufite. Ayiwe,
ayiwe wo n'umugambi unyuranye n'uwabanzi bawe. Umugambi w'Uwiteka umuremyi wawe wakuremye agufiteho nuko kugira inkike ngo yubakishijwe iki? Imiringa. Bivuze imiringa ni iki? Ni ibintu by'agaciro, ni amazahabu, ubundi turaba agaciro. Umugambi w'Imana no kutugirira neza. Topini aleside ngo ibi gihome gikingiye abo bantu ngo nabo bazakurwanya ariko ntibazakunesha. Ndagira ngo dusenge bw'izina rya Yesu. Ikintu cyose cyakurwanya ntigiteze kukunesha, ahubwo wakira iki? Ubutsinzi. Ugiye kuvuga ngo nakira ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo, kuko ururimi nirwo rwica kandi rwo rukiza. Nakiriye ubutsinzi. Gorogota twakiriye ubutsinzi. Gorogota twakiriye ubutsinzi. Buri kintu cyose cyaturwanyaga kiraneshejwe, kiraneshejwe, kiraneshejwe. Kontreri yo kuneshwa ni ukugira gute? Ni ukunesha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am winner, I am winner, I am winner. I receive victory, I receive victory, I receive victory, receive victory, receive victory, receive, 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 receive in the mighty name of Jesus. Amen. Ngo bazakurwanya ngo ariko ntibazakunesha. Kubera iki? Kuko ndi kumwe nawe, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Imana iri kumwe natwe bitugirira iki? Ntabwo Imana iri kumwe natwe ngo dutsindwe, iri kumwe natwe kugira ngo tugire gute? Dutsinde. Vuga ngo nakire gutsinda. Ongera utangaze ngo ndi umutsinzi. Abantu batari kwakira ubutsinzi. Ndi umutsinzi, ndi umutsinzi, ndi umutsinzi. Oya ndi umutsinzi, oya uri umutsinzi, oya niba uri kumwe nanjye turabatsinzi, turabatsinzi, turabatsinzi. Buri kintu cyose cyaturwanyaga kiraneshejwe mu izina rya Yesu, kiraneshejwe mu izina rya Yesu, kiratsinzwe, 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 kiratsinzwe. Akaruru kwa Yesu. Haleluya. Opinini lesi deko taki deko nini lesi deko taki topinini lesi deko. Turi gusenga Imana. Data ari kutugirira neza, data ari kutwambika agaciro. Turi kwambara imiringa, turi kwambara imiringa, turi kwambara imiringa ngo nzakugira inkike yubakishijwe imiringa. Turi kwambara imiringa. Bakwambitse ubucocero ariko ndatangaza umuringa ku buzima bwawe. Bakwambitse ubukene ariko ndatangaza agaciro. Bakwambuye ijambo ariko ndatangaza kurigira. Turi kwambara imiringa, turi kwambara imiringa kuko turi kumwe n'Uwiteka ngo adukize ngo kandi aturokore. Niko avuze, niko avuze, niko avuze, niko avuze. Yeremiya 15:20 niko Uwiteka avuze kugira ngo dutsinde. Akaruru kwa Yesu ni buri kumwe nanjye muri isengesho. Akaruru kwa Yesu. Hallelujah, hallelujah. Listen, listen, listen. Hallelujah, hallelujah. Ndababona abatsinze, ndabona abatsinze, abatsinze ndababona. Imana iguhana umugisha. Listen, umva, umva, umva. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Umva, umva. Yeremiya 5:14. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga itya iti: ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi, n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe azabatwika. Ninde? N'uwateranye, n'uwo turi kumwe. Bisubiremo se, bisubiremo se. Witeguye gutwika, witeguye gutwika bakuvuzeho ibibi, witeguye gutwika bakuvuzeho ibibi. Uwiteka ko atugiza umuriro, Uwiteka akanwa kanjye ko akagiza umuriro, Uwiteka akanwa kanjye ko akagiza umuriro. Ayiwe turi kumwe, kanwa ka Uwiteka akagiza umuriro. Ayiwe niba turi kumwe mvugira ngo amina. Akaruru kwa Yesu, akaruru kwa Yesu, akaruru kwa Yesu Gorogota. Yesu ni umwana, Yesu ni umwana. Listen,
listen, reka nsubiremo uyu murongo ubanze wumve ahantu tugiye gutwikira tugahita dutahana insi. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga icya iti, ni Imana iri kuvuga ariko mbabari ubwo bavuze iryo jambo, iryo bakuvuze, iryo bamvuze, iryo bavuze kuri Gologota, ayiwe iribwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi. Ririya jambo batuvuzeho rigiye kubahindura inkwi, ririya jambo bavuzeho rigiye kubahindura inkwi, ririya jambo bakuvuzeho rigiye gutuma baba inkwi imbere y'Uwiteka Imana. Ayiwe mwayimpere icyubahiro niba muhari. Izi nkwi rero, izi nkwi zirindiriye gucanwa, izi nkwi zirindiriye gucanwa, kandi inkwi nizimara gucanwa harakurikiraho ivu. Hari ibintu tugiye kugira ivu muri iri teraniro, nibimara guhinduka ivu bitumuke twinjire mu buzahabu bwacu, kuko ni Uwiteka Imana yavuganye nawe. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo ivuze igiti, ubwo bavuze iryo jambo, dore nzabahindura inkwi n'amagambo yanjye nzayagira umuriro mu kanwa kawe azabatwika. Iri jambo, aya magambo Uwiteka Imana tubwira ayahinduye umuriro kugira ngo tuyatwikishe ziriya nkwi arizo zihwanye n'ijambo ribi batuvuzeho. Twika rero, twika kuko Uwiteka akugize umuriro, akanwa kawe kagize umuriro, ngaho twika. Turatwitse, twika ubukene, twika ubupfu, twika gupfakara, twika ubugumba, twika. Turatwitse igisuzuguriro, turatwitse buri jambo ryose batuvuzeho ndaritangariza gushya, kuko Uwiteka niko avuze. Mu izina rya Yesu, ndomuriro, turi umuriro Gologota. Turatwitse buri jambo ryose umwanzi, buri jambo ryose ibihe, buri jambo ryose amateka yatuvuzeho. Topi nini lesi deko, taki deko nini lesi deko, topi nini lesi deko, riratwitswe mu izina rya Yesu. Ayiwe ko bihiye, ayo batuvuze ko hahiye, ko bazizayo batuvuzeho, ko bazizayo batuvuzeho, ko bazize ibyo batuvuzeho, ibyo batuvuzeho ko bibakozeho. Mpera Imana icyubahiro, mpera Imana icyubahiro. Mana ndagushima ku ijambo ribi bakuvuzeho, Uwiteka rigenzura, yamara kurigenzura agasanga iryo jambo ridahuye n'umugambi we, yarangiza akaba amanura irindi jambo ryiza mu rurimi rwawe, kandi akaba rigize umuriro kugira ngo ritwike ibigambo byose bakuvuzeho. Imana ishimwe ibihe byose. Tugiye gushima Imana, vuga ngo urakoze Yesu, vuga ngo urakoze Yesu, vuga ngo urakoze Yesu. Urakoze kumanuye ijambo ryawe kugira ngo ritwike amagambo yose batuvuze. Urakoze Yesu kumanuye ijambo ryawe kugira ngo riteshe agaciro amagambo yose batuvuze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kuturemeye ubuhamya, kandi urakoze kuturemeye amashimwe. Ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen. Mumvugire ngo amina niba muhari. Ntukibagirwe gukanda subscribe kuri Gologota Temple Ministry niba aribwo bwa mbere ugezeho. Wari uri kumwe na Reverend Sago ya Mieri. Bye bye.